incorporated, ikaba ifite mission cyangwa se vision kugira ngo igire abantu bafite ubutunzi bushobora gutuma babaho neza, ari byo lifestyle, bakagira capital cyangwa se igishoro cyatuma bagira ibyo bashoramo amafaranga babashije kubona, hanyuma bakanakorera n'amafaranga nyine, kuko iyo babonye capital ukorera n'amafaranga, hanyuma ukagira n'uburyo bukwinjiriza mu gihe gihoraho. Iyi Solmax rero ntabwo yari kubaho hatabayeho ikigo cyitwa Ignite 100 nkuko muri ho mubibona aha ngaha. Iki kigo cyitwa Ignite 100 ni ikigo nacyo nakita nka sister company ya Solmax, nacyo cyafunguriwe mu Bwongereza, kiraza kubereka abagabo bagifunguye hasi kuri corporate team. Gifungurwa kigomba gukora business yo kugira ngo gifashe startups cyangwa se imishinga mitoya itari yagira ubuzima bufatika, kugira ngo ibashe kuba imishinga minini yagutse ishobora gutanga akazi, ariko bitari gutanga akazi ahubwo ishobora no kugeneratingira cyangwa se guhereza reka nsabe umuntu ufite microphone idafunze cyangwa Baptiste mutinga bose, mutinga bose kugira ngo tutaza kugira kubikora, ariko hari abari kwinjira bushyashya ugasanga ntabwo babikoze, ariko ndajya mbatunga ndajya mita. Okay. So nari mvuze kuri Ignite 100 ko ari sister company cyangwa se ikigo gifite isano na Solmax. Ignite 100 yavutse nayo ivukiye mu Bwongereza, Londres, mu mutima wa Londres. Ivuka ikozwe n'abagabo babiri. Mission yabo cyangwa se intumbero yabo ko ari kugira ngo bafashe imishinga ikiri mito cyane itaragira ubuzima bwatuma ibyarira inyungu ba nyirayo, bagafasha ba nyiri iyo mishinga kugira ngo izamuke igere ku rwego rwo kuba yabatunga, ariko ntibigere ku rwego rwo kubatunga gusa, ahubwo igatanga n'igisubizo muri community uwo mushinga uherereyemo. Iki kigo rero cyaje gukora imishinga itandukanye, turaza kubibona hasi, ariko icyicaro gikuru nk'uko nari mbibabwiye giherereye mu murwa mukuru wa London nk'uko muri mubibona hano. Iyi ni adresse ya company, hanyuma iyi ikaba ari registration number cyangwa se nk'uko tujya tuvuga hano TIN number. Hanyuma bo bagira icyo bita VAT cyangwa se VAT number, ariyo itangirwa na Great Britain, hanyuma agakurikiraho iyi mibare. Ikaba yarabaye incorporated cyangwa se yarahawe ubuzima gatozi mu mwaka wa 2017 mu kwezi k'umunani tariki 16. Ukeneye ibindi bisobanuro wenda birambuye kuri iki kigo, ushobora guhamagara izi nimero ziri hano cyangwa ugasura iyi website yabo, cyangwa se waba utabifitiye umwanya ukabandikira kuri iyi email yitwa hello@ignite100.com. Icyo kigo rero cyafunguwe n'abandi cyangwa se abakibereye ku ruhembe n'ibande cya Ignite 100, cyafunguwe n'aba bagabo babiri babanza, Florian Kruger na Abdurrahman. Bakaba bombi batuye mu gihugu cy'Ubwongereza, ariko Florian akaba afite ubwene gihugu bwa German, ariko waje no kuba citizen wa United Kingdom cyangwa se UK. So aba bandi nabo bafasha mu kazi ka buri munsi. Witwa Steven Lubka, ni Chief Technology Officer, hakaba na Head of Marketing, bakagira na Social Media Manager. Abo ngabo nibo bafasha ku ruhembe rwo kuyobora iki kigo. Ignite rero ntabwo yikora nayo nyine cyangwa se ntiyigira inama, kuko mu muco wacu twumva yuko umutwe umwe wifasha gusara. Iki kigo gifite abajyanama, muri abo bajyanama hakaba harimo London Chamber of Commerce and Industry, cyangwa se ikigo gishinzwe ubucuruzi n'inganda cya Londres. Hakaba harimo Garfield Smith, hakabamo n'izindi ntirirwa ndondora, ushobora kubisoma nawe. Hanyuma hakaba External Project Advisor. Kuri External Project Advisor ni ukuvuga ngo iki kigo buri projet iturutse hanze atari yo muri icyo kigo, atari projet yacyo cyangwa se umushinga wacyo, bafite abantu babagira inama, barimo Startup Funding Club, hakagiramo Crowd Cube n'izi na Sides baza kubafasha mu kuanaliza cyangwa se gutekereza kuri iyo mishinga no kureba ubuziranenge bwayo. Ntabwo rero bakora badafite ikibayobora.
bafite nk'uko ujya gufunguza ikigo cy'ubucuruzi mu buzima busanzwe, bakagusaba yuko wagira activity cyangwa se ibikorwa ugaragaza uzakora n'ibyiciro biherereyemo by'ubucuruzi. Ignite 100 rero ifite ecosystem cyangwa se ibyiciro ikoreramo business yayo. Harimo blockchain ni ikoranabuhanga rigezweho ubu ngubu ririho ridomina cyane ku isi irimo yadopta cyangwa se irimo igerageza kwiga uburyo yayikoresha, kubera ko ubu buryo buri safe cyangwa se bufite security ihambaye kurusha izindi technology zose zari zisanzwe zihari. Hanyuma ikaba ikorera muri fintech cyangwa se financial technology, igakorera mu byo bita e-commerce ni ubucuruzi bukorerwa kuri murandasi cyangwa se ku mbuga ngurukanabumenyi ku Barundi. Hanyuma hakaba n'icyo bita artificial intelligence cyangwa se uburyo bwo kuneka ukoresheje ikoranabuhanga mu buryo bw'ibyaha bikorerwa mu ikoranabuhanga. Hakabaho noneho na transportation bijyanye n'ubwikorezi, hanyuma hakaza gusoreza kuri energy cyangwa se ingufu. Iki kigo rero gifite imishinga yacyo ubwacyo bwite cyabashije kwihangira cyangwa se ibigo cyabashije gucreya cyangwa kwiyubakira. Muri ibyo bigo rero nibyo bita internal projects cyangwa se imishinga babashije bo kwidevelopingira. Harimo Ignite Academy, ikaba Ignite Academy icyo ibeshejweho nacyo muri iyi projet Ignite 100 ni ukugira ngo yedike cyangwa se yigishe abantu uburyo bashobora kwivana mu bukene bakoresheje ubushobozi butoya bafite, bakaba babubyazamo ubushobozi bushobora kubafasha kuzamuka ku rundi rwego. Hari ikindi bagufasha ni ukuba utaba wiga ubumenyi bugufasha kujya gusaba akazi, ahubwo ni ubumenyi ngiro nk'uko tubyita hano iwacu, ubumenyi bugufasha gushyira mu bikorwa ibyo wize bikaba byakubeshaho ntugiye kubikoresha ahandi. Iyi Ignite Academy rero ntabwo yikorana yonyine, ahubwo ikorana n'ibigo bifitiye ubushobozi ari byo bavuga ngo accredited suppliers. Harimo za kaminuza, ibigo bitandukanye byo mu Bwongereza, mu Bufaransa, muri Spain, mu Buhinde, mu bihugu bya Aziya, bakorana nabyo ku buryo bishobora kugufasha gukurikirana aya masomo ndetse ukayakurikiranira kuri online. Iyi company rero ikaba iyo ikigufasha ari ukuguhuza nabo ba suppliers, hanyuma iyo urangije icyiciro cy'ayo masomo ubasha guhabwa certificate igaragaza ko wayarangije. Ikindi nuko aya masomo ari mu ndimi zitandukanye zirenga 25. Hari amasoftware rero iki kigo nanone cyagiye kidevelopa. Amasoftware ni uburyo bukoreshwa bwo kugira ngo ikintu runaka kibashe gukora umumaro wacyo. Iyi rero software yitwa iya kabiri, iri ahangaha niyo gufasha ibigo binini cyangwa se ama organisation manini uburyo ashobora gucunga umutungo wayo ndetse no kujera abakozi bayo. Ibi bigo rero bikaba bikenera kugira ngo bimenye uko ikigo kigomba kuba kuva ku butegetsi bwacyo, ubutegetsi bw'ikigo, abayobozi muri departement zitandukanye ko bagomba kuba bakurikiranye cyangwa se icyo bita company formulation. Hanyuma hakazaho uburyo bakurikirana amakonte yabo, hakazaho uburyo accounts z'ikigo zigomba kuba zikora, hanyuma hakazaho uburyo bwo kwishyura imishahara n'uburyo bishyuramo imisoro, n'uburyo bakora amafacture agenda atangwa aho bagiye batanga services zitandukanye. Iyi software yindi rero yitwa Aladdin nayo iri muri ya technology ya blockchain nababwiraga hejuru. Iyi software ikaba ifasha mu buryo bwo gukurikirana ikoranabuhanga se bya bindi twavugaga ngo external data sources muri communication. Iki kigo rero dukurikijeho ni banke iri electronic Ignite 100 yafunguye ubu ngubu ikora. Ahangaha muravuna yuko bavuga ngo it is launching very soon, ikiri muri process, ariko ubu ntabwo bikiri mu nyandiko cyangwa se mu ndoto, ahubwo iyi banke yaratangiye gukora kubera ko ifite ibyangombwa biyemerera gukorera muri UK ndetse n'ahandi ku isi yagiye igaba amashami, ariko cyane bikaba bikataje ku mugabane w'Uburayi. Aya makarite muri mureba ya Mastercard yanditseho Ignite Pay Card yatangiye
kuba distributed mu Burayi ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka nyuma ya lockdown. Byadindijwe cyane ni lockdown yabaye, ariko ubu ngubu turabamenyesha yuko mu gihe kitarambiranye natwaye amakarite ari bube yatugezeho, ukaba uyodaringira muri back office yawe igura amapawundi 20. Iyi rero iyi banke izaba imaze iki, ije gukora iki? Iyi banke ni banki itazaba ireba abantu bazaba bashoye muri iyi business gusa, ahubwo izaba ireba abantu bose bari muri business zitandukanye ku isi ndetse n'abantu ku giti cyabo, kubera umumaro iyi carte izaba ifite, kuko iyi banke nta mupaka ifite. Aho waba uri hariho hose ku isi wakwiserva, kandi ukiserva nk'aho uriho uyikoresha uri mu gihugu ikoreramo, kuko izaba iri online. Abamenyereye uburyo bw'ikoranabuhanga muzi ko hari ibigo nka za PayPal, ibigo nk'ibyo ngibyo bikomeye ku isi bikora uburyo bwa payment cyangwa se kwishyurana amatransaction, haba kuri banke cyangwa se ukoresheje n'iyo PayPal muhana wallet kuri wallet, bikaba byoroshya transaction cyane ku buryo aho waba uriho hose wiserva kandi ugahabwa service n'uwihaye mu buryo budafite inkomyi. Iyi banke rero nicyo gisubizo izanye isi, kugira ngo aho uzajya uri hose ujye wiserva, nk'abacuruzi cyane cyane bakunda gukora ubucuruzi nyambukiranyamipaka cyangwa se bwambukiranya ibihugu. Iyi carte izajya ibafasha cyane, kubera ko muzi ko mu mategeko mpuzamahanga kugendana amafaranga menshi ukayarengana mu kibuga. Ndumva aho mperukira kumenya amategeko yo mu kibuga cy'indege batararenzaga 10,000 ushobora gutwara cash. Iyi carte rero izagufasha mu bucuruzi bwawe, izagufasha muri transaction zawe bwite, ko ushobora kujya i Dubai cyangwa mu Bushinwa cyangwa muri Amerika ugashaka guhaha ibintu by'ibihumbi 100 by'idolari. Icyo gihe nta yindi carte yagufasha kwiserva kuri urwo rwego rw'ayo mafaranga udakoresheje iyi carte Ignite Pay iri mu buryo bwa Mastercard. Iyi banke rero iri opérationnel. Ikindi iyi banke ifasha kuba membre ba Solmax cyangwa se aba investor ba Solmax, nuko mu mafaranga bazajya bakorera mu buryo bwa affiliate program abazajya babukora, cyangwa se aba investors bashaka kugira ngo ba withdrawing inyungu zabo, bazajya bakoresha iyi carte ibafashe ku withdrawing kandi kuri charges ntoya ziri munsi y'izo banke zaducaga mu rwego rwo gutransfer. Ngiye kuri uyu mushinga rero ukurikiyeho nawo ushimishije isi cyane, nuko twari dusanzwe tumenyereye abamenyereye monde ya crypto cyangwa se crypto money cyangwa se cryptocurrencies. Twari tumenyereye ko exchange cyangwa se forex bureau zazo zexchangingana hagati yazo cyangwa se zivunja hagati yazo, ariko twari tutarabona exchange ishobora kuba ufite bitcoin cyangwa se indi crypto money ukayihinduramo amafaranga yangaya money courant cyangwa se fiat money. Ariko iyi exchange Ignite 100 yabashije gucreatinga irakwemerera kuba wafata crypto money ukazihinduramo money courant cyangwa se money courant kuyihinduramo crypto money. Iyi exchange rero ija ari igisubizo gikomeye cyane ku bantu bari muri monde ya crypto money, kubera ko benshi bari bafite za cryptocurrencies ariko batazi uburyo bashobora kuzivunjamo amafaranga bashobora gukoresha muri services iyi mode de paiement. Dufite rero indi project Urent ku bantu bari hano mu Rwanda, mushobora kuba mufite amazu mukodesha, mushobora kuba mufite amapartement, mushobora kuba mufite ubucuruzi mukora mu bijyanye n'ama real estate. Iyi Urent rero ni platform yakorewe kugira ngo nayo ifashe communauté cyangwa se societe iri mu buryo bwa e-commerce, aho ushobora ku listinga property yawe cyangwa se appartement yawe cyangwa inzu yawe iri residentiel, ukaba wayidistingaho, kuko iyi Urent iconnectinze n'izindi company cyangwa se platform nini ku isi zishobora kugira visit cyangwa se views zirenga miliyoni ku munsi, arizo za Rightmove, Zoopla, Prime Location, ku giciro gitoya cyane ku listing iyo property yawe kiri munsi y'amapaundi 50. Property yawe kararibonwe ku isi yose, ku buryo bihereza amahirwe yo kubasha kuba yakodeshwa vuba utiriwe wirukanka muri bamwe hano twita abakomisiyoneri
ntibanagukorera akazi mu buryo ziri interne nari maze kubabwira. Ubu tugiye kuri external project. External project ni ukuvuga ngo ziriya turangije ziri internal nizo Ignite 100 iprocessinga cyangwa se ifitiye ownership nizayo, niyo yazicreatingiye hanyuma irazifinansa izishyiramo niyo technology ihambaye. Ubu rero tugiye kureba noneho abaje bagana Ignite 100 bakayigana bayibwira ati dufite nyamuneka project turashaka ko muyishyiramo finance amafaranga, uburyo turashaka ko muyishyiramo technology, mugashyiramo abatekinisiye banyu bahambaye mu ikoranabuhanga bakazishyiramo technology yo ku rwego rwa fashisi, hanyuma mukanadufasha n'uburyo bwo kugira ngo zigere ku isi yose zikwirakwire, kubera ko tuzikoreye sosiyete y'ikiremwa cyangwa se ikiremwa muntu kugira ngo kibashe kuexploita ayo mahirwe y'iryo koranabuhanga. Izi rero external ni nkuko nawe uyu munsi waba ufite project, abari kuri groupe yacu ngira ngo Monsieur Baptiste yabasharinze ejo bundi uburyo wa applyinga ufite umushinga mwiza ufitiye akamaro sosiyete ku isi, ukaba wawutanga haba mu gihugu cyawe cyangwa se kirenge bikaba byarenga imbibi igihugu cyawe, ukaba wawutanga uwo mushinga Ignite 100 yamara kuwasesinga cyangwa se kuwukorera igenzura, imaze kubona yuko ufitinga cyangwa se uri muri bimwe muri bya byiciro nababwiye bo operatingiramo cyangwa se bapimiraho umunzani wo kumenya niba business yawe iri muri kategori ya activity bakora z'umunsi, aho ngaho wakwapplying ugashyiraho umushinga wawe, nawe ejo bundi twazasanga logo ya projet yawe iristinze hano muri external projects. Ubwo nagerageza gusobanura external projects niki, ni imishinga yazanywe n'abantu nkatwe, ni imishinga yazanywe n'ibigo runaka kugira ngo Ignite 100 ishyiremo amafaranga, ishyiremo technology ndetse ishyiremo na system ya marketing. Ngiye kubabwiraho ibiri rero kuko ni imishinga irenga 130, ntitwayivugira ijoro ngo tuyirangize tuvuga n'ubwiza bwayo. Icyo tugukangurira nuko nyuma y'iyi Zoom wagerageza kwegera wagutumye niba uri umushyitsi akaguhereza presentation cyangwa se mugahura akagerageza kuyikunyuriramo mu buryo burambuye, nawe ugakora research yawe. Ngiye kuvuga kuri iyi Fingo Pay ni umushinga Ignite 100 yashoyemo amafaranga menshi, ariko nayo urayihira kubera yuko murabona ko ari nkaho ari utwaye ibendera ry'imishinga yaturutse hanze cyangwa se external projects. Uyu mushinga ukora ute, umara iki, abariho bawukoresha ubu ngubu tuvugana? Fingo Pay ni technology Ignite 100 yakoresheje yo kugira ngo tugabanye ibintu byose byangizaga ibidukikije mu rwego rwo gukoresha amashekiye cyangwa se checkbooks cyangwa se twa dutabo twa banke tujya dukoresha dukuramo impapuro dusinyira abantu. Iyi Fingo Pay icyo yaje gukora ni uburyo bwo kugira ngo umuntu konte ye ibiri personalized cyangwa se ibariye bwita, nta muntu ushobora kwigana signature yawe, nta muntu ushobora kugenda ngo avuge ngo wamuhaye amafaranga kandi utayamuhaye. Iyi Fingo Pay ni uburyo basikaninga intoki zawe uko ari 5, hanyuma serire zazo zikabikwa mu buryo buri encrypted cyangwa se mu buryo bw'ibanga cyane rikomeye, ku buryo nta muntu wa hacking iyo system. Muceceke rero sibyo, nta muntu ushobora guhacking iyi system ku buryo ashobora kumenya serire zawe ngo abe yaziba azipirate, ahubwo uko ugiye gukora transaction uko ariko kose, yaba ari yo kwishyura muri supermarket cyangwa muri malls mu bihugu byateye imbere, cyangwa se ugiye gukora transfer umuntu umwishyura, cyangwa se ugiye kuri bya byuma tubikurizaho amafaranga, hari technology bagiye babishyiraho ku mabanki yamaze kuadopta iyi technology, ku buryo ukoresha rumwe mu ntoki zawe 5, system igahita irekonesa ko konti ari yawe, hanyuma igahita iguhereza access yo kuba withdrawing cyangwa se ugatransfera amafaranga ku muntu runaka. Iyi technology rero iri mu buryo bubiri, iri mu buryo bwo kurinda ibidukikije, kubungabunga ibidukikije, ko muzi ko turiya dutabo twa banki twakorwaga mu mpapuro kandi impapuro zikaba zikorwa mu biti. Mwibaze banki komerciale zose ziri ku isi ama checkbook za printingishaga ku munsi uko angana, muyakube n'ukwezi n'umwaka ndetse n'imyaka banki zimaze zibayeho, murumva uburyo ibidukikije byabangamiwe cyane. Hanyuma hakiyongeraho yuko nanone ziriya Visa card na Master card duhora duprintingisha umunsi ku wundi kugira ngo zidufashe mu matransaction atandukanye,
nazo ubwazo zifite ama produit chimique zikoze atari meza, kuko nka buriya carte iramutse iri nko mu nzu yawe igashya inzu, yo ni carte ifite substance cyangwa se chemicals ziyikoze zishobora gutuma iresista ikaba yamara umwanya munini itari yabasha gushya ngo irangire. Ibyo rero byose ni ibihumanya ikirere, kandi muri Millennium Goals cyangwa se intego z'ikinyagihumbi UN yasinyiye nuko igomba kugabanya ibyuka bijya mu kirere bikagihumanya ndetse no kurengera ibidukikije, kuko byo biragenda. Ibyo rero iyi FingoPay irimo iragenda ifata umurongo ukomeye cyane, amabanki menshi arimo aragenda aganira na ba nyiri tekinoloji ku buryo bayadoptinga, igafasha isi muri icyo cyerekezo. Ngiye kujya kuri uyu mushinga kubera ko twe nk'abanyafurika cyangwa se abari muri Afurika uratwendereza cyane. Polisola ni tekinoloji nanone Ignite 100 yateye inkunga ndetse izamura ku rwego rwo hejuru. Ni tekinoloji bakoze y'ibirahure cyangwa se glasses, ibi birahure dushyira ku nyubako, ku nzugi, ku madirishya, ku buryo ibi birahure bihita bihinduka icyitwa panneau solaire cyangwa se solar panels, ku buryo bibika umuriro, hanyuma izo ngufu z'amashanyarazi cyangwa se z'imirasire y'izuba zikaza gutanga urumuri mu bihugu bishyushye, hakaza kubaho cooling cyangwa se gukonjesha. Hanyuma mu bihugu bikonja nako bishyuha, bikonja hakazaho kuba heating cyangwa se gushyushya ayo mazu bitewe n'igihugu uherereyemo. Iyi Polisola rero yadufasha cyane muri za target government zacu ziba zaragiye zihigira abaturage ko zizabasha gukora mu gihe cya manda runaka guverinoma ibigiyeho, kuko turabizi ubushobozi bisaba kugira ngo umuriro ugere ku muturage, kandi umuturage aho ari izuba rirahagera bidasabye ko agira insinga z'amashanyarazi, ariko ubashije kumushyirira iyi tekinoloji ku rugi no ku madirishya ishobora kumucanira inzu ye ndetse na telefone ye akaba yayicaginga. Murumva yuko uburyo bisaba ntaho buhuriye n'ubwo bisaba za leta zacu kugira ngo zikwirakwize izi pilone z'amashanyarazi n'izi nsinga kugira ngo zizagere ku muturage. Bisaba uburyo bwinshi cyane burenze wenda n'ubushobozi bwa za leta, bikaba byatuma zijya mu madeni atarakwiriye, kandi Imana yaraduhaye resources naturelles zishobora kudufasha. Ubu buryo rero bukaba buje kugira ngo butange igisubizo kuri ibyo bibazo kiremwa muntu cyari gifite, cyane cyane twebwe turi ku mugabane wa Afurika. Izi rero ni external project, urazireba wenda ibirangantego bimwe cyangwa logo zimwe na zimwe uraza kuzimenya bitewe n'aho uturuka cyangwa se n'uburyo ukurikirana social medias cyangwa se aho uherereye, bitewe n'uburyo ukurikirana actualité. Hari ibyo wenda uri buze kubona usanga urabizi. Ibi ni ibigo byaciye mu maboko cyangwa se ni projet zaciye mu maboko ya Ignite 100, ubu zikaba ari ubukombe ziriho zitanga ibisubizo muri community zitandukanye hano ku isi, ariko noneho bikaba biro bitanga n'amafaranga kuri Ignite 100 nka incubator wabashije kubirera, bikaba bigeze ku rwego rwo kubukombe. Ibi rero ni ibikorwa bya Ignite 100. Ignite 100 imaze kubona yuko imaze kugira ibikorwa byinshi kandi bifitiye umumaro ikiremwa muntu cyangwa se umubumbe w'isi. Yahise itekereza iti ibi bintu ntabwo dushobora kubyamamaza kuri televiziyo, ntabwo dushobora kubyamamaza mu kitangazamakuru, ibitangazamakuru tuzi bikomeye ku isi, ariko abantu bose ntabwo bakurikirana actualité cyangwa se amakuru kimwe, ku buryo uwo bifitiye umumaro wese bishobora kumugeraho mu buryo bworoshye. Ubu rero ni uburyo isi imaze kwadopta cyangwa se imaze kubona ko buri efficace, uburyo bwa affiliate cyangwa se uburyo bw'uruhererekane rw'amakuru. Hanyuma ayo makuru uko mugenda muyahererekanya niko agenda asakara, akagenda mu gihe gito kandi ku bantu benshi. Iyo rero niyo mandate cyangwa se nibwo butumwa bw'ibanze Ignite 100 yahaye Solmax igihe yafungurwaga ku mugaragaro nk'umupartner wihariye wa Ignite 100 wo kugira ngo agende yamamaze ibikorwa Ignite 100 ikora bifitiye akamaro isi, ariko noneho bidashobora kumenyekana mu gihe cyose hataba hakozwe itumanaho riri efficace cyangwa se marketing iri efficace. Solmax rero ni umufatanyabikorwa wihariye muri marketing na Ignite 100. Ubu icyiciro ndangije nicyo kubabwira source of income cyangwa se ibyo Solmax yamamaza, ibyamamaza ite, ese ko tugiye kujya mu kuvuga amafaranga, noneho aya mafaranga dushobora tuyashora muki,
ese aya mafaranga dushora nayo kugira ngo iriya mishinga izatangire turabahereza inkunga yo kugira ngo batangize imishinga, cyangwa ni amafaranga dushora mu mishinga ihari irimo deja ibyara inyungu ku buryo atari amafaranga duteganya ko ejo wenda yahira muri poor planning cyangwa se uburyo bupanze nabi bw'umushinga, ku buryo amafaranga yacu ashobora guhiramo ikaba ibaye inkunga duteye ikigo tutazi kitari n'icyahani iwacu. Ubu rero aka kanya tugiye kuvuga noneho amafaranga Solmax mwumvise icyo ikorana na Ignite 100. Nituza kuvuga gushora muri Solmax ujye umenya yuko Solmax ari ikiraro kikwambutsa kikwinjiza muri Ignite 100, kuko aho ushora ni muri Ignite 100 through Solmax. Ubwo rero twagiye tugeze ku gice kiri very interesting, ndagusaba gukurikira nta kikurangaza, kubera ko ahangaha niho ruzingiye, niho amafaranga yawe uri bwumve niba wayashora cyangwa se niba warayashoye, icyo wayashoreye n'ibiriya mvuze hejuru, noneho wumve uburyo azagenda agaruka kandi akagarukana n'inyungu. Noneho unareba uburyo ki ushobora gushora imigabane ukaba yakungukira mu gihe runaka bitewe n'uburyo washoyemo. Ubu rero tugeze mu cyitwa compensation plan, cyangwa se uburyo amafaranga yawe ushoye cyangwa se ibikorwa ukoranye na Solmax, uburyo bikubyarira inyungu, uburyo bikwinjiriza, uburyo bishobora kuvana mu cyiciro cy'abantu batari bafite uburyo, abantu batari bafite igishoro, abantu batari bafite amikoro, ariko ukaba wahinduka umukire cyangwa se umuntu witunze mu buryo bworoshye. Ignite 100 rero cyangwa se Solmax ifite mandate ebyiri. Solmax ifite mandate ebyiri, nari mvuze Ignite 100. Solmax ifite mandate ebyiri. Mandate ya mbere niyo kuzanira community ziriya projet kugira ngo iyo community izimenye, kubera ko muri iyo community niho harimo n'abakonsomateri cyangwa se consumers. Icyo ngicyo mu kinotinga ahantu. Solmax mandate ya mbere ifite yaho Ignite 100 ni ukuzana community kugira ngo iyo community ibashe kumenya service igenewe zihari zayorohereza ubuzima, hanyuma hazavemo abazaba abakonsomateri bizo product Ignite 100 yashyize ku isoko. Mandate ya kabiri niyo kugira ngo increasing liquidity. Liquidity ubwo ni uburyo bw'amafaranga kugira ngo noneho iriya mishinga ibe enlarged cyangwa se yaguke ku buryo ishobora gusavinga purpose cyangwa se yasavinga needs cyangwa se ibikenewe ku isoko kugira ngo bibashe gukwirakwira hose. Ignite 100 rero yahaye Solmax izo mandate ebyiri. Solmax nayo yirwanaho, iravuga iti ikintu cya mbere tugomba kubanza gukorera community yacu nuko tuyimenyesha ko Ignite Academy ihari kugira ngo kumenyeshe ko ku gishoro icyo ari cyo cyose waba ufite ushobora kubona package y'amasomo. Ayo masomo akaba yakwigisha uburyo icyo gishoro kibyazamo umusaruro uciye mu nzira za zindi twabonye hariya muri ecosystem, either ya blockchain ukora trading muri ibyo bita forex bureau, cyangwa se fintech technology cyangwa financial technology. Hari za technologies hari ama forex bureau ari kuri online aho trading ukaba wabona amafaranga ukoresheje amafaranga yawe ukaba yakugeza ku gishoro cyagutse, cyangwa se ukazamuka ku rwego rw'isi ukaba wagufasha ibitwara bibonye. Twese hano ngira ngo abenshi la majorite turi kuri iyi Zoom dufite accounts kuri Facebook. Facebook ni umushinga wizwe n'umujene muto yoro ukiri ku ishuri, nta buryo yari afite, nta bushobozi yari afite, ariko mu bushobozi bukeya yari afite bwo kugira ubumenyi n'ubushobozi bwo gutekereza, yabashije guhimba igitekerezo cya Facebook. Ntabwo yari kukishoboza wenyine kubera ko mubona amamiliyari gihagaze, ahubwo byasabye ko agenderera ibigo nka Ignite 100 byo muri Amerika, wenda nabyo bikora incubators mu Burayi no muri Amerika byo ni ibigo bihari, wenda na hano muri Afurika iwacu bizahagera, aho utwara umushinga wawe ukawutanga uko wakabaye, bakawushoramo amafaranga batagusabye n'igiceri, kandi ugakomeza ukitwa uwawe mu gihe runaka, ukazagira igihe ukawegurirwa, ariko nabo bakaba bawubyaje inyungu byensiri. Ariko ibyo ntacyo bitwaye hakugira ngo upfane, bimwe bajya bavuga ngo umuntu apfanye ibitego. Hakugira ngo upfane ibitego wabona umuterankunga ukuzamurira umushinga akawushyira ku rwego nk'urwo Facebook uyu munsi iriho. Ubu ni miliyarderi ku isi muri batanu ba mbere batunze miliyardi 100 arimo,
kandi biturutse ku gitekerezo cyarezwe muri ubu buryo Ignite 100 irimo project. Rero Solmax yaravuze ati natwe mu kugira ngo dufashe community yacu nuko community yacu cyambere tubanza kuyiha education packages muri investment ukoze ukaba ufitemo umubare w'amasomo ushobora gukora akagufasha kuzamura ubumenyi bwagufasha nayo uzakura muri Solmax nka bonuses cyangwa se inyungu ku gishoro cyawe wakoze ntazagupfira ubusa ngo abayo guterera iryinyo birangire ahubwo azagufashe kugira imishinga yindi wazamukiraho. Naho rero Ignite Academy iziramo muri packages Solmax guhereza mu gishoro cyawe wakoze. Hanyuma rero uti dushora dute? Ese iyo ugiye gushora muri Solmax usora uhereye kuri angahe kugeza kuri angahe? Ese haba harimo iki muri icyo gishoro nshoye? Aha rero niho tugeze muri Ignite 100 batekereje kuva ku muntu babandi bitwa middle earners cyangwa se abantu babona income cyangwa se aho bakura ari ahantu habahereza uburyo buciriritse kugeza ku muntu wifite washora amafaranga meza ku mapaundi 500. Ignite 100 cyangwa se Solmax irakubwira ngo washora muri Ignite 100 ukaba wabona inyungu mu buryo ngiye kukubwira bukurikira. Izi packages muze kuzifata mu mutwe cyandaza kuzigarukaho, ariko noneho Ignite 100 irakubwira ngo ugiye muri Solmax ukaba wumva wifuza kugira ngo ukorane nayo, nta mafaranga yo kugura konte bakubwira ngo ubanza gutanga. Hari izindi network zindi cyangwa se izindi business zindi zikubwira ngo for registration you pay this, it's a sign up fee free, there is no sign up fee. No kuvuga ngo ayo ushoye angana n'ayo ushoye, nta kiguzi cyo kuba umumemba wa Solmax kibaho. Hanyuma rero Solmax ikakubwira ngo nuramuka uje ugakorana natwe ukaba icyo twita independent marketing partner wacu, wamaze gushora muri aya mafaranga nkweretse hano hejuru nyasubireho, aya mafaranga iyo yashoye uyashora mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ushobora gushora ukavuga uti jewe aya mafaranga ni investment nkoze muri Ignite 100 nciye muri Solmax, igishoro ntanze ndashaka kugira ngo mukinsubize mu gihe cy'iminsi 200 nkuko ari ku itegeko ribigena. Iminsi 200 rero watekereza ngo jewe nzabona iki nshora 5,000. Iyo pound 5,000 ni miliyoni 6 n'igitinga baze kubyumva. Iyo ushoye icyo bagukorera compensation plan bagukorera ni 1% ry'aya mafaranga ushoye buri munsi ugenda wakira mu gihe cy'iminsi 200. 1% ry'ibihumbi na amapaundi 50. Iyo uyakubye n'iminsi 200 na amapaundi 10,000. No kuvuga ngo amafaranga yawe uraje uyadepoje muri Solmax mu gihe cy'iminsi 200 uhereye ku munsi ukurikiyeho waverishije winvestinze, baratangira bakugarurire 1% mu gihe cy'iminsi 200. Hanyuma iyo minsi 200 nirangira cyangwa se uburangije niba uri satisfied. Hanyuma naringeze rero ku cyitwa independent marketing partner. Solmax kuko ikeneye community, ikeneye ko abantu bamenya project za Ignite 100, ntabwo ishaka kugarukiriza mu kuinvestinga gusa, ariko niba ari bwo bushake ufite ntabwo guhagarara hejuru ngo genda ushaka abantu. Oya, network marketing ikubwira ngo kugira ngo nushaka inyungu zisumbuye kuyo washo, haraho bakubwira ngo if you have the will we have the way. Niba ufite ubushake turakwereka inzira, ariko niba ubushake ufite ari ubwo gushora gusa tukaguha inyungu ya mu gihe cy'iminsi, iyo uramutse ugize ayo mahitamo yo kuvuga ngo najana 2 wenda bidahagije geraho nakongeraho kuba na partage cyangwa se nasangiza inshuti n'abavandimwe iyi business bakaba bashoramo. Dore rero ibyo Solmax ikubwira iti kuko ufatanyije natwe gusobanurira abantu iyi ntuze iyi platform yacu, ukabasobanurira izi project zacu, ntabwo natwe tuzabifatira nkaho wabaye umuvolunteer cyangwa se umuntu waje gukora charity, ahubwo tuzabiguhembera.
bazaguhemba iki? Bazaguhemba icyitwa direct bonus. Direct bonus ni iki? Ni igihe cyose ubashije kuintroducinga business, ukayintroducinga inshuti zawe cyangwa se abo mukorana cyangwa se aho utuye, ukaba wabwira inshuti yawe uti hari ahantu nabonye ku gishoro gito ushobora kuba washora kikakungukira amafaranga mu gihe runaka. Bishyira za bond ku isoko, buriya zakeneye liquidity na company z'ugihe runaka bongeyeho n'inyungu, izo pake isemo nabwo ayo washoyemo arakungukira. Dore rero direct bonus uko bigenda, niba washoye ku 5,000 ukabwira inshuti yawe igashora amapaundi 500 n'urugero, kubera ko ubushobozi bungana bw'abantu, icyo Solmax izagukorera izaguha 10% yayo inshuti yawe cyangwa se umuvandimwe wawe yashoye. Hanyuma icyo gihe uzabona amapaundi 50 ahwanye n'10% y'ayo mapaundi 500 yashoye. Nashora bya 5,000 nk'ibyo washoye, uzabona 10% by'ibyo 5,000 ashoye. Hanyuma biguheshe ufite ambition cyangwa se uri ambitieux cyangwa se ambitieux, ufite ubushake bwo kugira ngo azamure capital ye. Mwabonye ko muri mission ya company harimo kugrowing capital. Kugrowing capital nta kundi ni uburyo umuntu cyangwa se ikigo runaka kiguhereza uburyo bwo kuba wakorana nacyo kikaguhemba mu makomisiyo. Ayo makomisiyo akagufasha kuzamura mode de vie cyangwa se imibereho y'ubuzima bwawe. Ibyo biremewe, ntabwo biri irigo. Nawe niba uri hano ukabucuruza urugero supermarket cyangwa kenkayeri, babana bahagarara imbere y'iduka ryawe, iyo abashije kugucururiza ibintu by'ibihumbi 100, ntushobora kubura inote y'igihumbi akira wakoze. Ariko ubu kuri buri kintu acuruje runaka kugira ngo mu motive nawe abashe gukora byinshi. Aha rero kuri ubucuruzi bwateye imbere bwa online bwa MLM cyangwa se multi level marketing, bo bamaze kubimenya bashyiramo formule ivuga yuko icyo ucuruje cyose baguhereza 10%. Buriya no kuri Amazon uramutse ugurishije igitabo cyabo ukoresheje link yawe, mufitanye ayo masezerano, baguhereza 10% y'igitabo ugurishije igitabo, amafaranga bakiguze. So ubwo rero nari maze kubaho urugero rwa direct bonus. Tugeze kuri team bonus. Team bonus rero kubera yuko nababwiye ndacyabisubiramo muri mandate ebyiri Solmax ifite, harimo iyo kuzana community. Iyo community rero izagira abantu bazayizana, ntabwo izizana. Ubu uyu munsi niba hari uwagutumiye ariho arubaka community ya Solmax muri Ignite 100, cyangwa se niba utazana joininga ariko niba urava kuri iyi Zoom uzi ziriya produit ejo wazikenera, ukaba wagenda ukavugana na Ignite 100 kuri za address naberetse hejuru, ukaba wavugana nabo kuri ya email naguhaye, cyangwa ukanyura muri website yabo ukabwira uti ni mumpuze n'abantu ba nyiri projet ya Polisora, mfite umushoramari ushaka kugira ngo ayishoremo amafaranga. Waryamo komisiyo nziza, kubera ko komisiyo ni ikintu cyemewe ku isi, cyemewe n'amategeko, icyo bita referral commission. Nkaba navuga ngo team bonus ni amafaranga uhabwa kubera yuko mwebwe nka community ibyo mwakoze nyuma y'icyumweru, system irareba ya Solmax ikavuga ngo ese ko Baptiste cyangwa se Justine afite community y'abantu 6 mu kuboko kwe kw'iburyo, akaba afite community y'abantu 4 mu kuboko kw'ibumoso. Ese abagize performance cyangwa se ababashije kwintroduce izi packages zacu ku bantu bakabasha kwinjiramo cyangwa se bakinvestinga, binvestinze business value ingana gute? Icyo gihe rero bareba kuri buri ruhande bakavuga bati uru ruhande rwa performinze neza rurugira 12,500 by'pound as a business value, uru rugira 11,000 as a business value. Icyo bahita bagukora bahita bavuga ati kubera ko community yawe watuzaniye iri munsi yawe, icyo yakoze nibyo abakuri hejuru bakoze bikaza munsi yawe, bakaguhereza 10% by'ukuguru cyangwa se uruhande ruri weak. No kuvuga ngo ahangaha ubona
£1,100 cy'Pound as hano hakagomba gusigara business value ya balance. Matching bonus rero, matching bonus ni igihe generation zawe uko zigenda zikora bitewe na pake winvestingiyeho ugenda ubona ama matching. Ibyo ngibyo bisaba iki? Bisaba generation. No kuvuga ngo jewe niba nara introduce business kuri Baptiste na Justine bakiinvestinga, nkaba mfite imwe muri izi package ariyo ninvestingiyeho, bigenda bihinduka amageneration nzabonaho matching bitewe n'igishoro nakoze. Urugero, niba narashoye kuri 5 by'Pound, nzabona kuva kuri generation ya mbere kugera kuri generation ya 4 mbona izi pourcentage kubyo bakoreye muri icyo cyumweru byose. Niba umwe muri bari wakoreye kiriya 1,100 cy'Pound imberetse hejuru, ubwo icyo gihe akaba ari kuri generation ya 3, nzamubonaho 10%, ubwo nzaba mfite amapound 110 kubyo yabashije kugenera icyo cyumweru. Naba ari kuri generation ya 3 ya 4 pardon, nzabona 5%, ubwo na amapound 55 kubera ko ari kuri generation yanjye ya 4. So nuko rero bigenda bikurikirana bikurikije package wowe uriho ubona matching winvestingiyeho. Hakaza ikitwa PCM bonus. PCM bonus rero, mbere yuko nyibasobanurira, reka manze mbasobanurira uburyo bundi Solmax ishobora kuguhamo amahirwe yo kuba wagura imigabane muri Ignite 100. Iyo uje ukaba umu investor ugura imigabane, twagiye tubona ama company manini ubu arimo agurisha imigabane, na za Facebook nabahayeho urugero. Ubu New York Stock Exchange zashyize umunsi wa none bageze ku madolari hafi 300 ya value ya share imwe. Ibyo rero urumva ko it's so amazing. Ku investing rero muri company isa naho aribwo igitangira gushyira imigabane ku isoko, n'ubucuruzi bushobora kuba bwateza imbere uramutse wabikoreye ubugororangingo buhagije. Ushobora gufata amafaranga ya 5,000 by'Pound byose ukabiguramo imigabane muri Ignite 100. Icyo gihe bihita biguhesha uburenganzira bwo kujya muri Presidential Club members 5,000. Ibyo 5,000 bakaba babiguzanye nuko bagukorera return on investment buri munsi mu gihe cy'iminsi 200. Iki gihe noneho ukayiblock igihe cy'umwaka umwe, nyuma y'uwo mwaka ukaba wayirikidamo amafaranga yarazamutse muri value bien sûr. Hanyuma buri dividend y'ibyo za projet ziri interne za Ignite 100 zagiye zikora muri aya mezi 3, ukagenda ubona dividend bitewe n'umubare w'imigabane ufite mu kigo. Abafite ibigo mufite imigabane murabizi uko dividend zigaba n'uburyo bakurikiza, byose biri kuri standard zimwe ku isi. Hanyuma rero iyi bonus yo izaho kuri Presidential Club members izanwa n'iki? Kritere ya mbere nuko uba ufite pake y'5,000 waguzemo iyo migabane cyangwa se iyisumbuye. Icya kabiri nuko uba ufite igihugu urimo ntago cyemerewe kurenza, buri gihugu nicyemerewe kurenza aba members bari muri Presidential Club members 100. Ubwo ni abantu 100 ba mbere bahisemo iyo option muri buri gihugu. Hanyuma rero bonus izite. Bonus ukuntu iza, bafata sales z'icyo gihugu cyakozwe muri uko kwezi, zakozwe muri uko kwezi, no kuvuga ngo aba investor total investment yakorewe muri icyo gihugu bakabagabanya 2% yayo, gihe babaha amapound 1,000 buri muntu akabona amapound 100 atandukanye na za dividend ubona buri kota agenga in value. Ndibaza ko ntawe byabihira, ntawe bitabera kuba yakora iyi option, kandi ikaba byamufasha. Ubaye ufite amafaranga savinze kuri konti arimo akungukira ubusa uramutse uyashoye muri ubu buryo yakugirira umumaro. Reka rero tujye ku buryo bwa return on investment uko bigenda. Company yatekereje yuko ushobora
kuba wahitamo iriya option maze kuvuga yo kugura imigabane, cyangwa se ukaba wahitamo gukora retour sur investissement, cyangwa se uburyo amafaranga wagaruka mu gihe runaka, ayo mafaranga aba ari fixed. Ngiye kubaha urugero mbasobanurire hagati yo gushora ku migabane no gusora uzahabwa retour sur investissement. Ushoye kuri retour sur investissement, company yarakubwiye ngo amapaundi 5,000, nkunda gutanga urugero package ya 5 uko ndayikunda, ni ukuvuga ngo 1% ubona amapaundi 50 mu gihe cy'iminsi 200. Mugende mukurikira hanyuma mu gihe company ibona yuko ushobora kuba watekereza ko iminsi 200 kuko ari iminsi ouvrable ishobora kukubera myinshi, ubwo ni around amezi 8 n'iminsi, icyo gihe company yatekereje kuba yaguha promotion yo kuba wakoresha iminsi 14 cyangwa ibyumweru 2 ukimara gukora investment, yo kuba wakwintroduce business ku nshuti zawe zashora similar package nk'iyawe cyangwa se amafaranga angana n'ayawe. Umwe wa mbere ubonye bikaba byakuvana mu kubona 1% buri munsi ukabona 1.25%, ari byo biguhesha buri munsi amapaundi 62 n'igice, bikagabanya iminsi ugomba gutegereza 200, ahubwo ikaba iminsi amafaranga uzabona iyo minsi nirangira. Amafaranga aracyari yayandi, igihinduka ni pourcentage gusa. Noneho dufate ubonye undi muntu sponsoring account ingana niyo winvestingeho cyangwa yisumbuyeho, icyo gihe bita bigabanya umubare w'iminsi ariko bikongera pourcentage wakira ku munsi, epfo bikagera kuri 75 ku munsi n'itatu ugomba gutegereza retour yawe ya investment. Muri ya minsi 14 ya promotion ya kugaruka n'inyungu, noneho biva kuri 1 bikagera kuri 2% wakira buri munsi. Urumva icyo wakira ku pourcentage wakira ku munsi yikubye 2, definitely birete bigabanya n'umubare w'iminsi mo 2. None icyo gihe wakira amapaundi 100 buri munsi bikuvane ku minsi 133 bikujyane ku minsi 100 yo gutegereza investment yawe kubigarukanye n'inyungu. Noneho reka rero mbakorere comparison. Uramutse ufashe aya ngaya ukayashora muri ubu buryo, ni ukuvuga ngo inyungu zunguka n'igihe uzayitegereza kiri fixed, ntago gihinduka. Ariko noneho iyo ufashe icyemezo cyo kuinvesting uguze imigabane, itandukaniro riri he? Iyi migabane turo tuvuga uyu munsi wa none hari barometer igaragaza agaciro k'umugabane muri network marketing ya affiliate program turimo tuyikoreramo. Umugabane watangiye uri munsi ya 1 ipaundi 1, ariko uyu munsi uragenda ukaba kwegera ipaundi 1 bitewe nuko demand igenda izamuka na supply yayo. Ubu ngubu tuvugana umugabane umwe, share imwe igeze kuri 0.32 by'ipaundi. Urumva kuri uzamuka cyane, ururananara cyane. Ibipimo biragaragaza cyangwa statistics ziragaragaza yuko umwaka utaha mu kwezi kwa 3 ubwo company zaba listinga kuri London Stock Exchange Market na Euronext imigabane yayo, ishobora umugabane kuzaba uri hagati y'amapaundi 6 n'amapaundi 8. Ibaze rero uyu munsi uramutse uguze imigabane y'ibihumbi 5 by'ipaundi ukayibroka umwaka umwe, ubwo no kuvuga ngo n'umwaka utaha mu kwezi kwa 8 kurangira, icyo gihe nibwo umwaka wawe uzaba urangiye wakira za dividend buri trimestre zavuye mu byo Ignite 100 yinjeje muri internal project. Noneho ikirenze kuri ibyo nibo waragize amahirwe igihugu cyawe hakaba hatari hakwira abantu 100 muri ya presidential club members, wakira 2% mugabana nk'aba presidential club members b'icyo gihugu. Noneho hakiyongeraho ko n'umugabane wawe uriho uzamuka in value, uriho wongera agaciro. Ubu uyu munsi wa none nkukoreye imibare, niba ufite calculator hafi yawe, uramutse uguze umugabane kuri aho gaciro uyu munsi uriho ukawugura ari ibihumbi 5 ushaka kugira ngo ujye muri ya club presidential club members, ubwo biravuga yuko ugabanyije 0.32 wabona ibihumbi 15 by'imigabane, kubera yuko uri umuntu uguze kuri early stage. Icyo gihe barakubwira ngo they give you for additional 100% tokens niyo migabane,
hanyuma ubwo ni ugukuba kabiri urabona 31,000 ubonye aka kanya uyibloke for 1 year. Reka tuvuge in the worst scenario ko utakuze muri ayo mezi arenzeho kuvana ubaye listed ukiri ku mapound 6, icyo gihe uzaba ufite 187,500. Ushobora kwibaza ngo ese ibi birashoboka? None niba wibaza ko bidashoboka, ugenda usurire kuri Google wandike ubaze igihe Facebook yagiriye kuri exchange value yari iriho, nibwo yabaye listed kuri exchange ya Nasdaq na New York Stock Exchange market, urebe agaciro yari iriho, urebe n'agaciro iriho ubu turavuga aferi y'imyaka 8 imaze kwikuba inshuro 200 muri value, ariko ubu turavuga kwikuba inshuro 10. Hanyuma wumve ko bidashoboka. Ikindi nta ugufosiriza kuba wagurisha ukiri ku mapound 6. Niba nta kikwirukansa nta rush uriho, ushobora no kugurisha uri kuri ku mapound 100. Why not? Kuri 31,250 cy'imigabane yawe ubitse, ukaba wagurisha ku mapound 100, bikaba byaguhesha gutunga miliyoni y'eshatu z'amapound. Ibyo kandi birashoboka. Ibyo ngira ngo muzagenda mubireba ku bakire bagiye bakira, bagiye bagrabinga opportunity ku gihe, bakagrabinga opportunity yose iyo crossing on their way. Ejo bundi nzagumya mbisharinga abo tuzahura bose ko it has touched me, byankozeho cyane. Hari noze dialogue yabayeho uyu presentator w'ikinyamakuru wa television yabajije Bill Gates, uriya mukire twese twubaha ku isi, aramubaza ngo niki cyaguhaye ibanga ryo kugira ngo ube umukire ukomeye ku isi imyaka ingana gutya. Umukire akufata checkbook ye akamuhereza. Umunyamakuru ati si icyo nkubazaga, ikintu cyatumye uba successful ku rwego rwo kuba umuherwe ku isi. Arangije arongera amuhereza ka gapapuro kashikiye yaciye muri checkbook ye. Umwana w'umukobwa na mudamu arangije amubwira ati ntabwo ari cyo nakubajije, yongera kubaza cya kibazo mu bundi buryo. Bill Gates asubiza ya check ye mu mufuka, aramubwira tubaka kanya twicaranye muri studio, umisinze kuba the richest journalist presenter in the world. Kuko ari gufata iyi check ugasinyaho amafaranga yose ushaka, ukaba aka kanya usohotse muri studio baye miliyarderi cyangwa se miliyoneri mu madolari, none amahirwe urayataye. Jewe rero icyo nakoze, amahirwe yose yanyuze ku nzira yanjye, I grabbed it, na yarayafashe nyabyaza umusaruro. Nawe rero uyu munsi wumvise aya makuru ya Solmax, ne uzi icyo uri buyakoreshe, nanjye namenye icyo nayakoresheje. Ubwo nawe uraza kumenya icyo yakoresha nyuma y'iyi presentation. Niba uri umuntu ubyaza amahirwe akunyuze ku nzira, umusaruro n'aya ngaya uraza kuyabyaza umusaruro. Twihuse rero, muri ibyo bikorwa byose urimo ukora ugenda ugrowinga team yawe mu buryo bwa investment, hari encouragement cyangwa se hari awards Solmax yagiye nazo ishyira in place ziri so amazing, uzishobora kukuvana mu rwego rwo kugendera ku igare ukagendera mu modoka nziza, zikuvana mu rwego rwo kwambara isaha ubona ukabona iragutesha agaciro, ukambara isaha z'abaherwe ba mbere ku isi bambara. Ibyo rero bikorwa bite? Ni amaranka bagenda bakuzamuramo bitewe na business volume igenda ikorwa na team nawe mufatanyije hamwe. Hari amaranka amwe company itangira badges, hari n'andi maranka igenda itangira ibihembo bifatika. Ayo hejuru ko muyabona ari 3 iyatangira badges, hanyuma guhera kuri yingitwa regional broker. Murana ko ibyisaba bidahambaye cyane, nuko ufite business value kuri weekly y'ibihumbi 6 ukagira na total business value y'ibihumbi 15, ugahita uhabwa tablet nziza cyane ishobora kugufasha mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma executive broker ikaba igusaba kugira 12,500 kuri weekly kuri total volume cyangwa se total business value y'ibihumbi 30, bakaguha Apple Watch. Ibi byose wabigeraho kuko twese twatangiye kubifata, abashaka ubuhamya bazaze tubibereke. Hanyuma week leg kuri senior executive broker isabwa 30,000 n'ibihumbi 70 bya total business value, bakaba baguha Apple iPad. Hanyuma bikaba bizamuka bikagera kuri regional director
biroroshye cyane uhabwa MacBook Air wagera kuri senior director iyi ngiyi niyo ndiho nkozaho imitwe y'intoki vuba aha ngaha muraza kubona n'iyi saha nayitsindiye Rolex irahenze cyane uze kujya kuri Google wandikeho Rolex watch uraza kubona agaciro kayo trust me now you can't believe it. National Director abona Mercedes Benz C class iyi ngiyi my upline direct kuri yewe niyo aherutse gutsindira ibihembo turabitsindira kandi bigatangwa. Hanyuma Vice President ahariho my upline ariho akoze imitwe y'intoki ngubu arajya kuri Maserati. Izi modoka nazo ndabona i Kigali wenda ninjye wa mbere uzayihageza cyangwa wowe. Hanyuma hakaba Bentley nayo ni imodoka ushobora kwinjiza mu rwa wa Kigali dore ko hamaze kugera ibyiza bitatse iki gihugu cyacu nayo ikinjira muri uyu murwa tukaba twubatse andi mateka. Hari Global President ahabwa Rolls Royce iyi ni imodoka igendwamo n'abaherwe ku isi nawe ntacyakubuza kuyigendamo kuko wavukanye umugisha ungana n'uw'abandi bose. So rero ndabashimiye iyo niyo presentation ya y'uyu mugoroba. Reka noneho nsubize umwanya Baptiste yongera afasha abantu kwakira niba hari ibibazo biri muri chat room ashobora kubisoma hanyuma tukagerageza kubisubiza. Niba hari ufite ikibazo nawe akamufasha kuba yakibaza kimwe bibiri bitatu hanyuma ibindi tukabisigira uwakwinvitinze uzagufasha gusobanuza ibyo utumvise neza. Ndabashimiye